byuka urabagirane. Impamvu yo kubyuka kwawe ukarabagirana ngo nuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Imana bukaba bukumurikiye. Amen. Sinitaye kuri igisubizo cy'isi cyava muri wowe. Ntabwo bisaba kubuzwe mu iteraniro kugira ngo ukore ibitangaza. Hoya, guhindura amateka ntabwo bisaba ko ufite titre. Ntaho bihuriye. Nawe Imana yagukoresha, nawe Imana yakugirira neza, nawe Imana yagukorera ibikomeye. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amazina ni Cedric Rukundo. Ndashima Imana kuba ndi hano. Ndashima ubuyobozi bw'itorero kubw'uyu mwanya baduhaye. Umubyeyi wanjye Imana ibahumugisha. Ni umugisha udasanzwe guhagarara imbere yanyu kandi ntago ari ibisanzwe. Nshimira abantu bose baciye hano. Nukuri umwuka w'Imana uri kumwe namwe. Muhabwa umugisha n'Imana. Ngenda mbu mwarimu cyane, ariko ndabizi neza ko hari ikintu Imana ishaka ubuzima bwawe bwakira. Amen. Twihuse cyane, reka umusomyi ansomere muri Yesaya 61 arasoma igice cya mbere cyonyine, umurongo wa mbere wonyine. Yesaya 61 undi aransomera muri Yohana 8:12, undi aransomera Abami ba kabiri ibice byaho 5 umurongo wa mbere kugera kwa 3. Dusome Yesaya 60 umurongo wa mbere. Aravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Byuka urabagirane. Impamvu yo kubyuka kwawe ukarabagirana ngo nuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Imana bukaba bukumurikiye. Amen. Amen. Yohana 8:12 haravuze ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi. Yongera kubabwira ngo ninjye mucyo w'isi. Unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato. Umuntu unkurikira ntazigera agenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Abami ba kabiri 5 umurongo wa mbere ugere ku 3. haravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja. Namani umugaba mukuru wa Israheli, umutoni kuri shebuja, kandi yari umunyacyubahiro. Uyu Namani yari umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abayisiriya gukunesha. Kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abayisiriya gukomeresha. Yego, yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari. Yari umugabo w'umunyamaboko ndetse akaba intwari. Ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli banyagayo umukobwa muto. Aba umuja wa Mukanamani. Bukeye muja abwira nyirabuja ati, wa mukobwa muto w'umuja abwira nyirabuja ati, icyampa data sanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Icyampa databuja agasanga umuhanuzi yamukiza ibibembe. Giye kuganira bivuga ngo byuka. Amen. Byuka. Ya? Aratubwira ngo tugomba kwibagirwa ibyahise. Reka mbabwire, Imana irema umuntu yavuze mu ishusho yacu ase nkatwe batware
imwe mu mpamvu yatumye Imana irema umuntu ni ukugira ngo atware, agire ubutware hano mu isi, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Ngo iyi Imana yiteguriye kera ko, icyo ndi kumvikanisha ni iki? Uri ku isi kugira ngo ukore. Turi kumwe? Uri ku isi kugira ngo ukore. So iyo mvuga ngo byuka, hari ikintu mudutiriza gukora, kuko nicyo waremewe. Yeremiya 5, nakumenya ntarakurema, ntezesha kuhanuza kwawe. Hari icyo ugomba gukora. So ninkubwira ngo ubyuke, menye neza ko umuntu usinziriye nta kintu yakora, nta musanzu yatanga. Umuntu usinziriye nta hantu yagera, nta kintu abasha kubona. Umuntu usinziriye nagera mu kazi nta kintu na kimwe ari bwaki, ariyo bari muri korari aririmbe kuva kwa mbere kugera kundi wa mbere, ariko ubuzima bwe ntibuhinduke, kuko hari icyo asabwa gukora, ni ukubyuka. Amen. Arasenga kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12, ariko nta mpinduka iba ku buzima bwe, nuko hari ikintu kimwe asabwa, arasabwa kubyuka. Reka babwire, ubyukira he? Ijambo ratubwiye ngo byukura bagirana. Ni hehe umuntu abarizwa akarabagirana? Bibiliya ibivuga neza. Mose ajya ku musozi kuganira n'Imana, yamanutse arimo arashashagirana, ariko urabagirana. Abisirayeli bamubonye baratangara. Mu bwiza bw'Imana niho ubasha kurabagiranira. So nivuga ngo byukura bagirana, so kubyukira mu buriri bisanzwe, ni mu mwuka ugomba kubyuka kugira ngo urabagirane mu bwiza bw'Imana, muri presence y'Imana, ubasha gushininga mu maso. Ubu hari abakobwa bafite ikibazo cyo kubabuza abagabo, nuko mutari muri presence y'Imana. Uri muri presence y'Imana ugashininga, aho wanyura hose barakubona. Hey, uri muri umujene ukaba nta no kugira ngo bitenga batubwiye ngo senga mu maso harashininga, nta muntu uri buguceho. Amen. Dufite iminota mikeya, nawe turi bwihute. So noneho nakubwiye ngo impamvu ugomba kubyuka nuko umuco wawe uje. Ese uyu muco urakora iki ku bubyutse bugomba kubaho? Impanga yanjye bw'intiya naza ngiye kumwifashisha urugero rutoya tugaragaza kubyuka cyangwa uyu muco wawe uje. Dusomye amagambo ari muri Yohana 8:12. Yesu ubwo yivugiye, nijye muco w'isi, umuntu nyizera cyangwa umuntu mfite ntagendera mu mwijima habe na gato. Sibyo? Mu yandi magambo, ufite uyu mucyo ni ubasha kubyuka, ni ubasha kureba, ntagendera mu mwijima. Umuntu uri mu mucyo abasha gukora. Arasa neza ntugira ikibazo. Muramfasha ngiye kumfatira urugero. Ni umubyeyi wacu mu mapasiteri, uramuzi cyane, egera hano. Okay, umugisha wa bw'intiya wose Imana yarawufashe iwushyize mu biganza bya mama pasiteri, umubyeyi wacu. Uyu ni bw'intiya, twese turamuzi, ni umuramyi. Sibyo? Umugisha wose Imana yarawufashe iwushyize mu biganza by'umubyeyi we bw'intiya. Ngaho genda uri pasiteri aguhereza icyo Imana yamuhaye. Nibwo buzima duhoramo. Yafashe imigisha yose yo mu Bumana, genda iwubumbira muri Kristo, irangije iramuduha. Mu yandi magambo, imigisha yose ibaho turayifite, dore arimo arangonga.
nibwo buzima tugenda tugonga ibi arimo arangonga kuri kunyifatisha. Reba umwana bimufashe uramenye atabizimya okay yaraguye ihagararire n'ukuri. Reka mabwire ubuzima bwacu mu gihe bugifunze biragoye cyane ko hari ikintu uzageraho. Turi kumwe? Reka turebe noneho iyo tuvuze ngo by'ukuri abagirana kuko umuco wawe uje Kristo agatubwira ngo ninjye muco w'isi ngaho binti sanga mama pasteur ndaruka irukanka hari umugisha wawe niho reba ukuntu agerageje gushaka umugisha. Okay reba hari igihe byamufashe mbere agihumye amaso atarabona umucyo kugira ngo ajye ku Imana yamushyizeho byamutwaye umwanya bimujya kugonga ibintu kugira ngo mwamugire impuhwe mukavuga ngo ihagararire kuko mwabonaga ko biragoye ko yasingira icyo Imana yamushyiriyeho. Sinzi niba muri kunyumva nibwo buzima duhoramo amaso yacu arafunze by'ukuri aragirane kuko hari umucyo wawe uje. Iyo umucyo wawe ubonetse bya bintu byo gutwaga umwanya bifata umwanya mutoya. Ubonye umwanya mutoya bifasha bintiya kuva hano kujya mu pastorali niwo mwanya bigomba kugutwara ni mutoya. Reka mabwire hagati yaho bintiya yarari n'umugisha we hari ibintu bibiri Paulo yavuze. Yaravuze ngo cyakora sindakigeraho mu Bafilipi 3:13 ngaki icyo nkora nsiga ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Reka mabwire bimwe mu bintu biduhumesheje amaso harimo amateka y'aho twaturutse kuko iwanyu nta wize ukumva ko ntaho uzagera kuko nawe mu muryango wanyu ukize ukumva ko ntacyo uzageraho bikaguhuma amaso bigatuma udasingira icyo Imana yavuze. Ariko hari ikintu Paulo yavuze icyo nkora mfunga amaso nkasiga ibiri inyuma nkatumbera nkasingira ibiri imbere. Nicyo wifuriza mwene data. Sinzi niba uri kunyumva kuba waratsinzwe ntago bindeba iki ni igihe cyo gutsinda. Kuba warakoze bikanga ibyo simbyitayeho nitaye ku kisambo rivuga nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi. Amen 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 amen. Reka mabwire ushobora kwibaza ati se Cedric we uri kumwe ngo nimbyuke mu rugo urahazi wondi uramuzi. Amen. Urabizi neza ko naburaye ndabyuka njya he? Icyo kibazo wakimbaza. Urabizi neza ko nta n'imyambaro mfite urambwira ngo mbyuke ubwo urahazi. Dusomye amagambo y'Imana ari mu Bami ba kabiri tujya wa 5 ongera usome 3. Reka mabwire tujye dusoma iyi story iyi nkuru ya Hamani asanga Elisa akamubwira ngo genda woge ukiri. Twese duhora tubiva ariko hari umuntu twirengagiza. Dusomere 3. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati bukeye uyu musa abwira nyirabuja wibuke twasomye hejuru ubwo abajyaga bajya gufata ibihugu bafataga abanyage abantu baje kuhaka. Okay abakozi bo mu rugo uyu mukobwa w'umwana muto yari umukozi wo mu rugo na Bibiliya ntabwo ivuga izina rye. Dusomere icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Okay nagira ngo mwumvise iki wambwiraga ngo nta kintu uri nta kintu ufite. Uyu mukobwa yari umukozi wo mu rugo babandi boza amasahani dora dusuzugura niko natwe tumeze kuko nta mikrofone bagwa mu iteraniro ugatangira kumva ko nta kintu wakora ukumva ko utabyuka kuko muri worship team barizwamo nta mwanya baguha ukumva ko nta mumaro ufite. Uyu mukobwa we yagize intekerezo ziri ku rundi rwego nubwo yari umuja ngo yabwiye nyirabuja ngo icyama Imana data
databuja akajya gushaka umuhanuzi yamukiza ibibembe. Igisubizo cya Hamani cyari gihatse muri uyu mukobwa, uwo mwana mutoya watekereza nk'udafite agaciro. Icyo ndi kuvuga ni iki: sinitaye kuri igisubizo cy'isi cyava muri wowe. Uyu mukobwa yari umuja gukiza Hamani kugira ngo akire ibibembe ni igitekerezo cy'uyu mwana w'umukobwa w'umuja. Bibiliya ntinavuga izina rye, ntabwo bisaba kubuzwe mu iteraniro kugira ngo ukore ibitangaza. Hoya, guhindura amateka ntabwo bisaba ko ufite titre, ntaho bihuriye. Nawe Imana yagukoresha, nawe Imana yakugirira neza, nawe Imana yagukorera ibikomeye. Uyu mukobwa yagize ishurirwa, arakanguka atitaye ku ari, atitaye ku akomoka. Aravuga ngo ndabubyutse, reka ntaga igitekerezo ko databuja bosi wanjye ageze hariya yabasha gukira ibibembe. Uri kunyumva? Sinitaye ku uhagaze none. Icyo nzi neza nuko Imana yaguhamagariye umurimo. Turaba yaremye itureme imirimo myiza, gukora n'ibyawe. Haguruka ukore, haguruka usenge. Kuko reka babwire, iyi telefone ni iPhone, sibyo? Reka nifatire urugero, iyi telefone ntabwo yanditseho Cedric nubwo ari yanjye. Nshatse kuvuga ngo nawe yakubera, nawe yabiyawe. Turi kumwe? Nta mafaranga ndabona yanditseho Fisto, nayo. Bivuze iki? Ayo mafaranga nawe nayawe. Icyo bigusaba ni uguhindura intekerezo zawe, ukamenya ko aho uhagaze hatagomba kukurimita, ugomba kubyuka ugakomeza imbere. Nanone ukambwira, nindasoje, ukambwira ngo Cedric, nakoze amakosa mu buto bwanjye, cyahanu none mfite umwana, nizo ngaruka ndigura nazo mu buzima, ntacyo ndi kubasha gufata. Bibaho simbabese, hari amakosa dukora mu buzima bwacu akadufunga, akadusinziriza bien, nuwashe ko waje, sibyo se mubizi? Bibaho. Tangiriro 49:3-4. Hagira umuntu wihuta, nihongeye gusoreza iminota bampaye yo yanarangiye. Tangiriro 49:3-4. Umuntu nahagera undi aze kujya mu gutegeka kwa kabiri 33:6. Rubeni uri imfura yanjye, uri imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera. Uri nk'amazi kuko adahama hamwe, ntabwo uzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so. Niho yawumanise. Mami nushaka kugarukira noneho uhitungira mu gutegeka kwa kabiri, ariko urasomera mu kabiri gutegeka kwa kabiri 33:6. Dusomye amakuru y'umwana mukuru wa Yakobo witwa Rubeni, niwe mwana w'imfura. Mu mihango yabo umwana w'imfura hari umugisha yagombaga kuba agenewe, agomba kwakira. Noneho ku makosa y'uyu Rubeni aryamana na mukasi, mugore wa se. Mu gihe se yaratangiye kuraga, atangiye gutanga imigisha, ageze kuri uyu mwana wa mbere w'imfura, aramubwira ngo kubw'abakosa wakoze ntabwo ugomba kugira ubutware, ntugomba kugira ikintu ukora. Ni nkaho yamubwiye ngo ipfire. Yaramuvumye kandi koko byari ibyo yari yakosheje. Rubeni ntiyari ubasha kubyuka kuko yari afite umuvumo wa se, kandi se yarabyemerewe kumuvuma kuko umwana yarakosheje.
mu buzima bibaho ukagira ikintu kigutega atari impamvu zawe. Yego warakoseje, ariko ikosa wakoze riracyagufiteho ubutware n'aya masaha. Wavuye mu ishuri utabiteganyije, none bikuryamishije ahantu kubyuka biranze ku buzima bwawe. Witwaye nabi mu rugo, umugabo arakwirukana, none byaranze, nta kintu gisigaye, kubyuka biranze ngo ugire ikintu kubasha kuba wakora. Abana barakunaniye ariko babonagaho amakiri, none kubyuka byaranze, uhora mu gahinda. Kugira Ubane nibwo buzima yari agiye kubamo, nibwo buzima yari arimo, kandi koko byaturutse ku makosa. Gutegeka kwa 2 33:6. Aha, okay, tujye hano. Yakobo amaze guhaza umugisha abana be, hari umwana avumyemo kubera amakosa ye. Umugabo witwa Mose aje asobanukirwa ko hari umwana wavumwe kubera amakosa ye. Mbibutse neza bari kutwigisha gusenga, batubwiye ngo Hana yarasenze ahura n'umutambyi aramubwira ngo ibyo ushaka ku Mana ibiguhereze, abasha gusubizwa. Turi kumwe? Aho ndi kugendera ni herero, umuntu wavumwe biturutse ku makosa ye yase guhura n'umugisha Mose arimo aratanga, aravuga ngo wa Rubeni wavumwe utabasha kubyuka ngo reka abeho. Sinzi ni muri kunyumva, Rubeni abeho, Rubeni abeho, nitaye ku makosa yakoze, reka yongera abeho. So yamubwira ngo ubyuke rero, nitaye ku ikosa ryose byakuryamishije. Yego wari umuramyi, none hari icyo wakoze biranga, ntabwo ukiramya nka mbere. Wari umunyamasengesho, araho wageze biranga, ntabwo ugisenga nka mbere. Mose yahagaze mu butware, arategeka ngo uyu Rubeni reka abeho. Nicyo gituma turanga dutangaza ubuzima ku buzima bwawe, kugira ngo wongere ubeho, tutitaye aho wasitarikiye hose. Turahanuye ngo wongere ubeho. Birashoboka ko bwa mbere byanze, ariko turabihanuriye byongere bibeho mu izina rya Yesu. Biba amakosa yawe cyangwa niba amakosa yawe, ongera ubeho. Wakoze amakosa, business irahomba, turayihanuriye yongera ibeho. Wakoze amakosa, ubukwe burapfa, duhagaze mu butware bw'ijuru, tuhanurira ubukwe bwongere bubeho. Ibyorezo byaraje, insengero zirafunga, ariko duhagaze mu butware zongere zibeho. Amen, amen. Hari ikintu wifuza ko mu buzima bwawe cyongera kubaho, by'ukuri abagirane. Hari umucyo wabonetse, nabiberetse mu rugero, urucyo rwabonetse. Umucyo ni Kristo. Ufite Kristo birashoboka cyane ko wongera kugira gute kubaho. Amen, 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 amen. Iminota nibwo yarangiye, reka nsabe Fisto n'abaramyi nka 2 bonyine baze turamye Imana mu karirimbo kamwe. Reka mbabwire, hari impamvu yatumye Imana ibwira Mose ngo ubwira Abisirayeli ngo nitwa ndiho. Yitwa ndiho. Ijambo ry'Imana ryagiye tubwira ngo abamarayika nabo ubwabo iyo bari kuramya Imana, iyo bamanutse hasi bakongera bakazamuka, babura izina bakita Imana, bakavuga ngo urera. Reka mbabwire, kwera si izina. Yivuze ngo Mana urera, ntago ari izina. Iyo ngiyo ni nka dimension cyangwa ni nka place, buvuze nko ni nk'ahantu ubushyize Imana. Imana ni ibyirera, kwera si izina. So Imana ibwira Mose ngo nitwa ndiho, yagiraga ngo situation yose uzagira uzabashe kubonamo Imana. Ize kubwira Mose ngo nitwa ndakiza, abantu babona amafaranga ntibari kuyabonamo Imana. Ariko Imana ivuze ngo nitwa ndiho, ni ukugira ngo muri buri kibazo cyose uhuye nacyo ubonemo Imana. Amen. Hari indirimbo Fisto ugeze kuririmba kare, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyayo. Gato duhaguruke
duhaguruke ku birenge byacu dufatanye kuramya Imana muri iyi ndirimbo, tuba tuyisengeramo. Ikindi tutatangira kuririmba, birashoboka ko waba urwaye. Reka mbabwire, iyo hari imbaraga z'umwuka wera ntabwo bisaba ngo umubyeyi akurambikeho ibiganza. Igihe turamya Imana muri iyi ndirimbo, ahantu hose ufite ikibazo ukoreho. Niba ari ku nda yawe, kora ku nda yawe. Niba ari ku mugongo, kora ku mugongo yawe. Ubwire Imana ngo avuze reka mbyuke. Kubyuka kwanjye hari umugongo mbuza kubyuka, Imana irawukoraho. Kandi nizeye neza ko hagiye kuba ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe. Niba ari umutwe wakuzengereje, turamya Imana ukoreho, kuko yitwa Ndiho. Muri Ndiho harimo gukiza. Ikibazo cyose wazanye imbere y'Imana ntibisaba ngo urambikeho ibiganza, ukoreho gusa. Fisto twagiye tuzamure umutima. Isi yose yuzuye icyubahiro cyawe, imitima yuzuye